umugisha kubera Mana iminsi yo kubaho kwanjye mu buryo butuma numva umutima w'ubwenge komeza unyigishe inzira yawe neza unyoboze umwuka wawe guhuzagurika. Yesu ashimwe bene data, ndabasuhuje kandi umwami Yesu abagwe neza. N'ubundi muri kumwe na Revera Pasiteri Moise Sindayigaya guturuka mu Rwanda. Ndanezerewe kuri uyu munsi wa gatatu tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Ndagira ngo mbere y'ibindi byose tubanze dushima Imana ikomeje kutubashisha ndetse no kubana natwe. Mwami Yesu Kristo, turagushimiye, turaguhimbaje, uri mwiza, urera kandi urakiranuka, uri Imana yacu bwite, uri umurengezi wacu, uri umutabazi kandi uri inyangamugayo. Tugushimiye cyane ko wabanye natwe ukaturinda, warinze intambwe z'ibirenge byacu, uhimbazwe. Uyu mwanya rero tugushimiye ko uduhaye umwanya wo kuganira ijambo ry'Imana. Turakwinginze kugira ngo ijambo ryawe rigire ububasha, rigire imbaraga muri twe, rigire ubushobozi, ribe rikiza imitima, ribohora, ribe ry'imbaraga, ribe ryubaka, ribe inkomezi ku baryumva, ribe impinduka ku bariteze amatwi, kandi ribohore uwari uboshye, ryubaka uwari wasenyutse, rihindura ibintu, bihindura amateka, ritange agakiza ku wari watenebutse, ryongere gukomeza uwari umaze gushiramo ibyiringiro. Kandi turasenze Uwiteka kugira ngo komeze gukomeza abera, abagushaka bakubone, abantu bawe bagubwe neza, turi imbere yawe tugubwe neza nawe. Haleluya. Urakoze, tugucire bugufi kumva gusenga kandi kubana natwe. Amahoro yawe n'imbaraga zawe bibe kuri twebwe, mwuka w'Imana aganze ubugingo bw'abera. Urakoze cyane, tuburijemo ibitavuga Imana, twise hasi imigambi kuzimu n'imbaraga z'abadayimoni, ahubwo turasenze kugira ngo Uwiteka ubane natwe. Ibihe byiza bibe mu mitima, umuntu wese aruhukira imbere yawe, utsinde cyane icyamutsindaga, uneshe rwose cyari kimufiteho ijambo. Dayimoni wamutwazaga igitugu ananirirwe mu nzira yari yamutegeyemo, kandi turavuze ngo Uwiteka kuko ari we murengezi wacu, umanukire kurengera ubugingo bwacu, bityo abagushakana umwete bakubone. Dukinguye imitima yacu ko tukwizeyeho ubutabazi, kandi kuko uri Imana yacu bwite. Ngaho rero bana natwe n'ubugingo bwacu bugubwe neza muri wowe. Twishimire umubyibuho ubuhaye, cyubaro n'ikibi cyawe none n'iteka ryose mu izina rya Yesu, amen. Reka rero dusome ijambo ry'Imana. N'ubundi ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana mu Kuva, hano mu gitabo cya kabiri cya Mosi cyitwa Kuva, ibice 33. Turasoma umurongo waho wa 15 n'uwa 16. Ijambo ry'Imana riravuze ngo Mose aramubwira ati, ubwawe nutajyana natwe ntudukure ino. Ikizamenyekanya yuko njye n'ubwoko bwawe twakugiriyeho umugisha ni iki? Si uko ujyana natwe bigatuma njye n'ubwoko bwawe dutandukanywa n'amahanga yose yo mu isi. Imana idufashe cyane. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Tugiye kuganira ijambo rifite insanganyamatsiko ivuga ngo igihombo kiri mu kutagendana n'Imana. Igihombo kiri mu kutagendana n'Imana. N'ubundi ni Pasiteri Moise mukiri kumwe. Ahangaha ndagira ngo mbere yuko nza kugira ikindi mvuga, mbanze mbabwire ibi bikurikira. Iyo utagendanye n'Imana hari amahirwe menshi ubura. Icyambere, umuntu wese
udafite Imana muri we cyangwa se uri kure y'Imana abura ibyiringiro. Iyo utagendanye n'Imana ubura ibyiringiro, utakaza ibyiringiro. Iyo ni ingaruka mbi yo kutagendana n'Imana. Urupfu n'ibikwica n'ibiguhitana n'ibigushaka uhora wumva bigusatiriye kandi ukabura ibyiringiro byo kubyiyambura. Uba wumva koko bigufite kandi byanagushobora. Ariko Daniyeli we yarabivuze aravuga ngo abazi Imana yabo bazakomera kandi nibamara gukomera bazakora ibintu by'ubutwari. Aho rero hari ijambo risobanuye ko iyo umuntu atagendanye n'Imana, ijambo rya mbere atakaza ibyiringiro. Ndaza kubaho urugero rwiza rufatika rwo muri Bibiliya. Hari igihe rimwe na rimwe tuvuga ibintu abantu bakaba batekereza ko bihuye n'ibyo twitekerereza, ariko turaza kubona ingero nyinshi ziri muri Bibiliya z'abantu batagendanye n'Imana bikarangira batakaje ibyiringiro. Ndabaha urugero rw'umugabo umwe witwa Sawuli. Sawuli yari umwami w'Abisiraheli. Sawuli ahaguruka ashimwa n'Imana. Biranashoboka ko nawe watangira ushimwa n'Imana nyuma ugatakaza ibyiringiro cyangwa se umurongo nyirizina wo kugendana n'Imana yawe, bigatuma umwanzi agufataho ijambo. Kandi nagira ngo mbabwire ngo Satani ntabwo agirira imbabazi umuntu ngo nuko yemeye kumukorera. Satani arica, akarimbura, arababaza, aravuna, akuraho, yica imigambi. Ariko Sawuli, ngo uyu mugabo witwa Sawuli, Imana yamuhagurukije imwemera, imuha amahirwe akomeye. Ayo mahirwe yari ayahe? Yari uko igiye kumukoresha kugira ngo arimbure Abamaleki. Kandi abo Bamaleki ngo bari abantu bababaje Imana, kuko nibwo bwoko bwahemukiye Imana ubwo Abisiraheli bavaga muri Egiputa. Imana rero iravuga ngo nzarimburaho Abamaleki bibagirane ngo mu isi yababaho. Aho ni ijambo naryo ryari intera ubwoba. Uzi ko hari igihe umuntu Imana imurwara inzigo kugeza ku rwego igambirira kuzamumaraho mu isi yababaho. Buriya nimujya mubona hari n'ibintu biri kuba ku bantu, birasaba kugira ngo mbere y'uko ushyiraho comment iyo ariyo yose ujye ubanza usenge wibaze ngo Mana ni iki kiri gutuma ibintu ubyemera ko biba. Kuko Imana ntabwo imeze nkatwe. Twebwe dushobora kubona ibintu tukagaragaza reaction ako kanya, tukagaragaza icyo tubitekereza ako kanya, ariko Imana ntabwo ari kimeze. Imana yishobora kureba ibintu ikabireba ikazagira icyo bikoraho nyuma y'imyaka myinshi. Rero ni nayo mpamvu rimwe na rimwe umuntu ashobora gukora ibyaha. Ngo Yeremiya yarabivuze, nubwo ntari narangiza kubabwira kuri Sawuli, Yeremiya yarabivuze aravuga ngo kuki abakiranirwa bagubwa neza. Warabateye bashora imizi bagira imbuto nyinshi. Ageze paravuga ngo ariko nibutse kuba kure y'imitima yabo. Imitima yabo, uwo ni Yeremiya. Rero hari igihe umuntu akora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, rimwe na rimwe yareba akabona akomeje guhirwa, yareba akabona n'ubundi akomeje gukora ibyo yakoraga biramwemereye, akabona urugendo yagendaga arakomeje ararugenda, akabona inzira ye rwose irakomeje iramuhiriye, akabona ibyiza biri imbere ye, akabona nta kibazo na kimwe afite. Ariko ndagira ngo nkubwire ijambo mwene data, ntabwo bisobanuye ko kuba uyu muntu ari guhirwa kandi yaramaze gutandukira inzira y'Uwiteka, ntabwo bisobanuye ko bizamugwa amahoro. Kuko Imana ntabwo ikorera ku minsi, iminota n'amasaha n'amezi ndetse n'umwaka cyangwa imyaka bimeze nk'iby'abantu. Imana ishobora kukubona mu kibi none ikazaguhana muri 2040 bitewe n'uko ariko yabiteguye. Mwibuke iri jambo uko rivuga, riravuga ngo yego ibyo urabikora nka kwihorera ukibwira yuko mpanye nawe rwose, ariko nzaguhana mbishyize ku murongo.
hirya akavuga ngo nzabaseka kandi mbakine ku mubyimba, icyo mwatinyaga kibagezeho. Ntago wamenya ngo icyo ngicyo ubutinya kizaza ryari. Hari n'igihe n'uwakubaza ngo icyo uri gutinya none ni igiki utakibona, ariko burya haba hari igihe kizagera ukagira icyo utinya kandi ukireba imbere yawe. Aho rero ni Imana itivuga ngo uribuka ko nanjye hari igihe nagukeneye nkakubura kubera ko umwanya wawe wawuhaye ibindi ngewe ukawunyima. Bene data, kutagendana n'Imana ni igihombo. Kandi nabwiye abantu ndababwira ngo Imana ni inyamaboko kandi ni inyembaraga. Umuntu wese ushobora kukubwira ngo ngewe ngo iby'Imana ntabwo mbyitayeho, ntuzamwishinge, kuko Imana ibihamya by'uko iriho n'iby'uko ikora n'iby'uko ishoboye turabifite. Narababwiye ngo umuntu wemera yuko ari umunyembaraga ngaho azazura uwapfuye mugarure. Azamuzure avuga ati dore nguyu yari yapfuye, azure umwe azure babiri, avuga ati noneho iyo Mana muvuga ngo irashoboye nimwice ndebe. Uwo munsi naboneka tuzemera yuko koko uwo muntu nawe afite ubushobozi nk'ubw'Imana. Ariko Imana irihariye, Imana irihariye, irakinga ntihagire ukingura, irica kandi yabishaka iganakiza, ibeshaho, ni Imana ishobora byose. Hanyuma Imana idufashe, Imana idufashe. Sawuli ngo ahabwa amahirwe akomeye yo kuyobora ubwoko bw'Imana, akajya guhora abamareki. Agezeyo ngo akora ikosa rikomeye, ngo yanga kumvira icyo Imana yamutegetse. Imana yari yamuhaye condition, iramubwira ngo nugerayo ntugire ikintu na kimwe urebaho, ari umukuru ari umuto, ari ukomeye ari uworoheje, bose utegetswe kubakuraho ukamaraho uwitwa umwamareki, nta n'umwe mwemereye gusigaza. Sawuli Imana imuha urugendo, imuha mapu, uburyo agomba kugenda kugira ngo akore uwo murimo nk'uko Imana yamuhamagaye. Birangira agezeyo abusanya n'ubushake bw'Imana. Imana irababara, Imana iravuga ngo Sawuli urambabaje, nari narakwemereye ko izo ni ingaruka zo kutagendana n'Imana. Mwibuke ko turi ku ntego ivuga ngo dore inyungu zo kugendana n'Imana. Hari igihe umuntu ahura n'igihombo kubwo kutagendana n'Imana. Sawuli Imana iravuga ngo nari nararahiye ko nzagukomeza kandi nkakugeza kure, ariko siko bikimeze. Imana irarahira ngo ntibikabeho, ntibikabeho, ntibikabeho. Irangije imukuraho. Imaze kumukuraho yahuye n'ikibazo gikomeye, yahuye n'igihombo gikomeye. Sawuli yahuye n'igihombo gikomeye, igihombo cya mbere. Imana imaze kumukuraho cyangwa se imaze kumubwira ko atazakomeza kuyobora, ngo hageze igihe noneho n'ijwi ry'Imana rirabura. Abura ijwi ry'Imana, ngo aribura mu iyerekwa, aribura mu nzozi, aribura mu bahanuzi. Ngo icyo gihe Samweli yari yarapfuye, ngo ntabwo yari akiriho. Reka nkubwire mwene data, ubu abantu benshi niyo babwiye baravuga ati abahanuzi bariho birirwa bahanura, ariko burya reka nkubwire ibintu byose bigira impact ishobora kuba iri positive n'iri negative. Ubu tuvugana umuntu wese witwa umuhanuzi, yaba ari uhanura iby'ukuri yaba ari n'uvangavanga, bose bacecekeye rimwe. Abantu bose bacura imirongo bavuga ati noneho tugushije ishyaka. Ngiye iki gihe cyari kiri ku gihe cya Sawuli. Abarota baracecetse, abahanura baraceceka, umva n'abavangirwa nabo baraceceka. Ngo Sawuli abura ijwi ry'Imana, aribura mu nzozi no mwiyerekwa no mu buhanuzi. Bimutera kujya kuraguza, ajya gushaka umupfumu, ndetse ngo aragenda yiyoberanyije, agenda yiyoberanyije, ngo yambaye indi myambaro. Reka nkubwire aho harimo ijambo rivuga ngo iyo utagendanye n'Imana uterwa n'ibintu bitandukanye, rimwe na rimwe bikaba byatuma uyoba inzira ukayoboka indi nzira, ndetse yakugeza ahantu mu rupfu. Kuko icyo gihe ngo yagiye kumushikisha, aragenda abwira umupfumu ngo ndashaka ko umpamagarira. Undi aramubaza ngo urashaka ko nguhamagarira nde? Aramubwira ngo ndashaka ko umpamagarira umuntu witwa Samweli. Ngo amuhamagaye, ngo yazamutse. Icyo gihe imyuka yabera yari itarazamurwa mu ijuru, ngo yari ifite ahantu iba, ariko bose babaga bari aho nyine kuko Kristo yari atari yaza. Mwibuke ko ari we watse Satani urufunguzo agafungurira imyuka yabera aho yari iri.
icyo gihe rero ngo Samweli ngo yazamutse ngo umupfumu abwira Samweli ngo aramubaza ngo ariko umuntu uri kunteza ibibazo utumye mpamagara Imana. Undi aramubaza ngo ubonye iki? Aramubwira ngo mbonye umuntu uzamuka wambaye imyenda yera. Aramubwira ngo arasa n'Imana. Reka mbabwire bene data, iyo umuntu w'Imana atambutse ubundi akwiye kugaragaraho ubwiza bwayo. Samweli nubwo yari yarapfuye ariko ngo yaje asa n'Imana. Aho harimo ijambo rivuze ngo umukiranutsi w'Imana naho ari abasa n'Imana, no ku mwuka wa nyuma agenda nk'umuntu w'Imana, ndetse yemwe no ku gituro cye ibintu bye bitandukanye n'iby'abapagani. Odezaleherideberiya sansomenigere. Imana ihimbazwe, Imana ihimbazwe. Tandostita soreberiya fo. Imana ihimbazwe. Ngo akizamuka Samweli ngo yahise amubwira ngo Sawuli niki gitumye unkangura, niki gitumye uri kunkangura? Ngo akimubwira iryo jambo Sawuli ngo aramubwira terega ibintu byaranyobeye, nabuze ijwi mu bahanuzi, nabuze umpanurira. Ngo kandi Sawuli icyo gihe yari yarishe abahanuzi b'Imana ngo abicisha inkota, ngo yewe n'abapfumu yari yarabamaze, kuko n'uwo ngo niwe wari usigaye. Ariko ngo mwanya Samweli aramubwira ngo ntabwo wakagombye kunkangura, kuko ibiri kukubaho n'ingaruka z'uko wanze kugendana n'Imana. Reka mbabwire bene data, Bibiliya yarambwiye ngo nimushake Uwiteka bigishoboka ko abonwa, nimumwambaza akiri bugufi. Ukiranirwa areka ingeso ze, areka ibyo yibwira, agarukira Uwiteka. Ijambo rirakubwiye ngo niba hari naho wari waratandukiriye, garukira aho ngaho. Ni Imana ifuha, ni Imana itabangikanywa, ni Imana idakunda ko umuntu yayereka ko ari umunyamaboko kuyirusha. Reka mbabwire ijambo rikomeye. Ushobora kwibwira ngo wageze ahantu hakomeye ariko ntaho uragera, kuko Imana bwacya yagukubise ikintu. Reka mbabwire, hari igihe umuntu yirata uburanga. Uburanga bujya buzima, uburanga burazima, umuntu yanakureba akabona ntago ari wowe. Reka mbabwire, reka da ubusa ntabwo mwabonye abantu bahagararaga hejuru iriya bagahura n'impanuka ukabona asigaye agendera muri poruteze. None si ubwo bwiza abakimuperezanta? Reka nkubwire, Imana niyo mugenga w'ubuzima bwawe. Uko wakwigira kose niyo igufite. Hari ahantu yakora, hari abantu bavuga ngo ngende umuhanga. Reka nkubwire ko hari ahantu Imana ishobora gukora mu mutwe wawe bugaca izo nyuguti nta nimwe uvuga, bugaca udedemanga, bugaca uca amarenga, bugaca utazi ibyo urimo, bugaca utibuka naho wari uri. Ntabwo murabona abantu bagiye kwa muganga ari bazima tuvuga ngo barembye, ariko bakazagaruka batakibuka n'abantu, n'umugore we n'abana yabyaye atabibuka. Imana niyo yo kwiringirwa yonyine. Nta bwenge, nta buhanga, nta mbaraga na kimwe gishobora kurwanya Imana. Imana niyo ifite ubushobozi ku buzima bwawe. Iyo ivuze ngo baho ubaho, niyo ivuze ngo urapfa nta wakugarura. Birasobanuye ngo igihombo gikomeye cyo kutagendana n'Imana ni ukwiyumva, ukumva hari aho wageze. Ariko ndagira nkubwire ngo nta rwego umuntu yageramo adakeneyemo Imana. Imana ikenewe wariwe, Imana ikenewe utariye, Imana ikenewe ukomeye, Imana ikenewe woroshye, Imana ikenewe uri umunyembaraga, Imana ikenewe uri uwo gufashwa. Aho hose Imana irakenewe, kuko Imana niyo kwizerwa kandi yifitiye icyizere ibyo ikora, izi ko ibikora neza kandi ibikora mu gukiranuka no mu kwera kwinshi. Imana ishimwe. Hanyuma icyo ni igihombo cyo kutagendana n'Imana. Samweli aramubwira ngo ibyo ubamagariye nta nicyo biri bukumarire, n'ubundi uzapfa, n'abagukomokaho bazapfa, kandi uzapfa urupfu rubi. Aho harimo ijambo rivuga ngo ubundi ntabwo Imana ishakishwa ku munota wa nyuma, nta muntu ushaka Imana ku munota wa nyuma. Bibiliya iravuga ngo ukoreshe neza igihe cyawe, uyu munsi ni wo wawe, ejo sahawe, kuko
uyu munsi nuwutakaza ntabwo uzi bizaba ejo. Hari n'igihe uzabura umwanya wo kubyitaho no kubishyira mu bikorwa. Rimwe na rimwe abantu batwarwa n'imyaka, bagatwarwa n'amarangamutima, bagatwarwa n'akazi bari gukora, bagatwarwa n'ubushobozi babonye, bagatwarwa na miliye barimo, bagatwarwa n'ikigare cyabo bari kumwe nabo, bagatwarwa n'amagambo. Ariko nagira ngo ubwire ngo ibigutwara byose ubibwire ngo nimugende gake, mfite uwandemye kandi afiteho ubushobozi. Hanyuma bigutere gutinya Imana, kuko Imana ni nyakubahwa, Imana ni ntagereranywa. Imana repaselori ya berigrone shayi evostekitalize. Imana ni nyakubahwa. Ibishatse reka mbabwire, nabonye abakobwa bari beza barabenga birangira babuza abagabo kandi bahoze ari beza. Narababonye. Nabonye abantu bari bafite amafaranga menshi, abantu babapfukamira babakomera amashyi, amafaranga arashira, basigara batega basabiriza basaba nabo bimye. Ibihe mwisi birahinduka, ikidahinduka ni Imana. Imana nidashobora guhinduka kuko ni Imana ishobora byose kandi yitwa umugenga w'ibihe. Imana ihimbazwe. Sheleberi drome rais nefoste kansorea. Nabonye abari abanyamaboko, amaboko abashiraho. Nabonye abari bafite ibigango bacika amaboko basigara nta n'umuntu n'umwe bakubita kubera ko amaboko yacitse. Reka nkubwire, nta bushobozi na bumwe iyo utagendanye n'Imana ni wowe uhomba. Kandi reka nkubwire, Imana ifite inzira nyinshi inyuramo ikigisha umuntu. Rero iyo igeze ku rwego iza kukwigisha uba wayinaniye. Ariko ndagira ngo babwire ngo nta muntu n'umwe ubereyeho kunanira Imana, ahubwo twese tubereyeho kuba mu mugambi wayo kugira ngo Imana iturebane amaso y'imbabazi. Ini ijambo rivuze ngo ni igihombo cyo kutagendana n'Imana. Ndababwira undi muntu wa kabiri wo muri Bibiliya, umugabo witwa Ahabu. Ahabu yari umwami w'Abisiraheli. Imana iramubwira ngo nguhaye gutwara Abisiraheli. Ibimubwira ni neza nyinshi. Ngo bukeye ajya kuzana umugore w'umunyamahanga witwa Yezebeli ngo asuzugura Imana, asenya ibicaniro by'Uwiteka, ngo yubakira Bayali, yubakira na Shera. Imana iravuga ngo Ahabu we urambabaje, nari narakugabiye igihugu, ariko nzagukubita inkoni kubabaze. Iyo nkoni yakubise Ahabu yabaye nabi. Reka nkubabwire ijambo rikomeye. Imana igera iramubwira ngo icyo gihe Ahabu yari yakoze ikosa rikomeye ryo kuriganya uruzabibu rwitwa Naboti. Ubu hari abantu babeshwaho n'uburiganya, bashinzwe kuriganya abandi. Iyo bariganyije baba bumva ntacyo bibabwiye. Ariko reka nkubwire ijambo rikomeye, mwene data, ibintu byose bizagira iherezo. Uzariganya mwene so, ariko reka nkubwire ngo nubwo none utari wabona ingaruka, ejo n'ejo bundi biraza, kubera ko ni Imana izirikana. Kimwe nuko iyo ukoze neza nabwo Imana irabizirikana, ikakwibuka ikaguhagararaho mu gihe udafite kivugira. Imana ikavugana nawe, Imana ikaguhagararaho, igahagararaho abantu benshi, igitigiri cy'abantu benshi kitahagaze, kuko Imana ifite amaboko yo guhagararana n'umuntu uwo ari we wese. None se reka nkubaze, nko mu bihe bikomeye hari abantu ubona bashaka kukwica kandi bagushaka, bona bagufiteho ubushobozi. Aho ngaho ntabwo wagiye ubona abantu benshi Imana yagiye havana kandi ikahamuvana nta wundi muntu umuvugiye usibye Imana yonyine. Ibyo birasobanuye ngo mu gihe gikomeye amaboko y'Imana nibwo agaragara. Ubundi mu bihe byoroshye amaboko y'abantu niyo bakwiye kwenterivona, abantu urabafite. Ariko ndagira ngo ubwire ngo hari aho bazakora, hari n'aho batazakora. Ururimi rwabo n'imvugo zabo n'ubushobozi bwabo n'inyandiko zabo n'ibihamya byabo, hari aho bizakora, hari n'aho bitazakora. Kuko imbere y'Imana niho honyine hashobora kuba ubushobozi bwakurokora abantu bananiwe. Ndashima Imana ko itaginanirwa, ndashima Imana idasaza, ndashima Imana itaruha, ndashima Imana iza abantu bayikunda ikamenya nuko ibagenza. Uyu mugabo ngo ahemukira Imana, Imana iravuga ngo nzaguhana Ahabu we, ngo yari yariganyije uruzabibu rwa Naboti. Imana iramubwira ngo Naboti uyu nguyu yari umukiranutsi, iramubwira ngo nuko imbwa zarigatiye amaraso ya Naboti niho nawe zizarigatira yawe. Abasomye Bibiliya niho aho ngaho nyine kwiryo rembo ry'Yezereli, aho ngaho yiciye Naboti, ni naho nawe imbwa zarigatiye amaraso ye. Ahabu niwe mvuga, muzabusome murebe uko yarashwe, muzasome murebe ajya i Ramoti Galeyadi akaraswa, murebe aho yaguye, muzasanga ari ahandi Naboti yaguye. Ibyo biravuze ngo Imana irazirikana
kandi yari yaraciye bugufi aravuga ati noneho basi umbabarire, ariko byari ibya nyirarureshwa. Reka nkubwire, Imana izi imitima iciye bugufi, izi ni imitima idaciye bugufi. Aho ngaho naraharenga, byatumye Imana imuhana igihano gikomeye kandi koko kimugeraho. Aho harimo ijambo rivuze ngo uko byagenda kose gukiranuka ubigira ibya mbere, ugendane n'Imana, kuko iyo utagendanye n'Imana ingaruka za nyuma zikubera mbi. Kandi reka mbabwire, Abafaransa baravuze ngo rirabye sekirira ro dernier, umuntu uzaseka cyangwa akishima ntuzishima bwa nyuma. Bivuze iki? Biravuze ngo uzi kubona umuntu yarabanje ibyiza ariko agasoza nabi, uzi kubona umuntu yarahagurutse ari umunyembaraga ariko agasoza ari umuntu uri chip uri hasi wisuzugurwa. Ariko reka nkubwire, nyamara Imana yaravuze ngo tuva mu bwiza tujya mu bundi. Yaravuze ngo ikura abatindi ku cyavu, hasi ku mukungugu, bikabazamura ikabitsezanya n'ibikomangoma. Harimo ijambo rivuze ngo ubundi inzira y'Imana ni uko ivana umuntu mu buzima budasobanutse, imuzamura. Iyo ni inyungu yo kugendana n'Imana. Iyo ugendanye n'Imana, Imana ikumenyera ubuzima. Uyu mugabo byamubereye bibi cyane kugeza ku rwego n'abamukomokaho Imana yabahanye. Reka mbabwire undi wa gatatu. Undi mugabo wa gatatu ni uwitwa Yerobowamu mwene Nebati. Aha ntabwo nabwo naharenga, nishaka ndasengera aha ngaha. Yerobowamu yabaye umugabo ugora Imana. Ijambo rya mbere, Yerobowamu ngo yari umugaragu wo kwa Salomo, yari umukozi, yari umukozi wo kwa Salomo. Bukeye Imana ngira mureba ngo yarajya agasenga na mama we agasenga, ngo bari batuye ahantu bitwa Isereda, nyina yitwaga Seruya, yari umupfakazi w'Isereda. Ngo uyu muhungu ngo basengaga Imana, ngo bakubaha Imana, ngo aba umukozi aba mu kazi ko kwa Salomo, ariko ngo asenga yubaha Imana. Imana imurebye ngo n'umutima, ngo itegura umuhanuzi witwa Ahiya, imuhagurutsa ahantu bita Ishiro. Iramubwira ngo Ahiya we, iramubwira ngo ugenda ufata umwenda mushya, nurangiza uwugure mu isoko, nurangiza uwutanyaguremo ibitambaro 12, hanyuma ugende mu nzira uri buhure na Yerobowamu mwene Nebati, umubwira ngo kuni kuwiteka avuze, atitaye kuri umukozi wo mu rugo, atitaye ku buzima urimo kunyuramo none. Arakubwiye ngo uzahinduka umwami w'Abisiraheli, arakubwiye ngo akira ibitambaro 10, bisobanuye ngo uzayobora imiryango 10 y'Abisiraheli. Ayo magambo kuyabwira, mwibuke ko Salomo ari we wanditse, aravuga ngo hari ibintu bitangaje, ngo ni ukubona umugaragu yahindutse umwami. Mwibuke burya yabivugaga afite reference, byari byamuhindukiyeho, yari yabonye Imana ibwira isezerano Yerobowamu uwo yakoreshaga nk'umugaragu, iramubwira ngo nzakugira umwami. Reka mbabwire, nubwo mwirengagiza, mwese murazi neza aho Imana yagiye batoragura, mwese murabizi aho Imana yagiye bakura mu nzira zinyuranye, mwese murabizi ubuzima mwagiye munyuramo bugoranye. Twese turabizi uko Imana yagiye itondekanya ubuzima bwacu kugira ngo bube bugeze aho bugeze uyu munsi wa none. Nubwo wabyirengagiza, ariko urugendo wagendanyemo n'Imana ntiruzakuvamo. Imana ni inyangamugayo. Uyu muhungu ahemukira Imana, amaze kugera ku ngoma, ngo amaze kurya arahaga. Mwibuke ko mu bintu bya mbere Imana ikwibutsa, Imana nta kindi ikubwira, irakubwira ngo numara kurya ugahaga. Reka nkubwire, Imana izi ko umuntu asonza, ariko izi ko n'umuntu arya. Niyo mpamvu ikubwira ngo numara kurya ugahaga ntuzibagirwe. Ntabwo ikubwira ikindi. Kubera iki zitakubwira ngo ntuzareke gufasha abakene, kuki zitakubwira ngo ntuzareke gusenga, ahubwo ikubwira ngo ntuzibagirwe. Ni uko izi ko umuntu wese yibutse aribagirwa. Kwibagirwa, kimwe mu bintu bigaragaza ko umuntu yibagiwe, ni uko utamenya uko Imana yamugenje, ni uko utamenya aho Imana yamukuye, ni uko utibuka urugendo wagendanyemo n'Imana. Nibyo rega Imana ibishaka ko wibuka, ibishaka ko wibuka ubuzima yagukuyemo, bikagutera kwiyoroshya imbere y'Imana n'abantu bayo. Kandi reka nkubwire, nta hantu hatabera umuntu habi, nta hantu umuntu ataruhira. Aho wibwira uri ngo harakomeye, waharuhira ukajya uharirira amarira abandi bari kuririmba, warira abandi baririmba. Ni ukuri ndagutangariza ko nta hantu umuntu ataririra, ariko nta naho umuntu atasekera. Imana ishimwe. Nta hantu umuntu ataririra da. Uza ntabwo murabona abantu baririra mu mamodoka kandi abagenda n'amaguru baseka, murabibona se? Uza nurabona abantu barira
bafite ababyeyi babakunda. Uza ntabwo murabona abantu byayobeye barara bigunze bakamara 3 na 5 batavuga, nyamara ugasanga imfubyi itagira n'uyivugisha, utagira n'uyitaho, irimo kuririmba ngo umwami Yesu ankunda ndamahoro, kabona ari gusirimba cinya kadiho. Ibyo bisobanuye ngo kwishima no kwigwiza imbaraga no kunezerwa bituruka ku Mana n'impano y'Imana. Uyu muguhungu ngo amaze kwicara ku ntebe ari yahaze, ngo yibagirwa ko ari Imana yamusezeranyije kuzayobora imiryango 10 y'Abisiraheli, ngo ahita arema ibigirwamana 2 by'ibinyana. Arabwira Abisiraheli ngo bwoko bw'Imana, ngize Imana zabakuye mu mahanga, nimujye muzipfukamira muzikubita imbere. Imana ngira mureba gwite vuga ngo Yeroboamu we, narinzi yuko utashobora kwibagirwaho nagutoraguye, ubwo ubyibagiwe nzaguheha. Niko yamubwiye, nzaguheha nkuhe umwana. Bivuze mu Kinyarwanda cy'igisirimu, ariko muzasome Bibiliya suko ivuga. Nzaguheha, nzakumaraho n'abagukomokaho. Ni ijambo rivuze ngo Imana yakugirira neza n'abagukomokaho, ariko burya hari n'ingaruka zigera ku badukomokaho iyo tubyitwayemo nabi. Igihombo cyo kutagendana n'Imana. Mwene data, nta kindi kigukwiriye ni ukugendana n'Imana. Wariye ugendana n'Imana, wishimye ugendana n'Imana, ukomeye ugendana n'Imana, uri mu kazi ugendana n'Imana, bikomeye ugendana n'Imana, byanakuyobeye ugendane n'Imana. Imana niyo kwiringirwa. Ni ku muririmbyi yavuze ngo Imana niyo murinzi wawe wo kwizera, niyo gicucu cyawe cy'iburyo gihoraho. Haravuga ngo izakurinda amajya ikurinde n'amaza. Imana izakurinda. Reka nkubwire kizakubwira yuko Imana ari ukwiye kwiyegereza kurusha abantu. Ubu none ahangaha iyo uri gushyiramo imibare uravuga ngo ngewe uyu mwaka ngiye gukora ibi, umwaka utaha nzakora ibi ngibi. Ariko reka nkubwire, uwakubaza ngo byonyine usibye n'ibya none, ejo wakubaza ngo ejo saa 4 z'amanywa hazaba iki, wakimenya? Usibye no guplanifiya ushyiramo action plan z'imyaka 5 z'imyaka 7. Hari n'abantu bakubwira ngo ngiye ngo ukuntu ibintu byanjye ngo mbikora, ngo ngiye nzi gutegura, ngo shyiramo action plan ngo y'imyaka 1 ngo imyaka 2 ngo muzi gutenda ngo kwino ngo negura ibintu byanjye ngo mu gitondo ndi bubigenze ngo mbafite ngo reka da. Ibyo byose wibwira ni Imana iguhira. Itaguhiriye wapanga bigapanguka. Niyo mpamvu Abafaransa bavuze ngo Rome propose medie dispose. Umuntu araproposa ariko Imana nishyira mu bikorwa. Itagushiriye mu ngiro nta na kimwe wakora. Abantu benshi bakwiye gutekereza Imana nk'inyembaraga, nk'Imana ishobora byose. Reka nkubwire ibyo watekereza byose nta na kimwe cyatuma biguhira Imana itaguhiriye. Ariko mu ijuru hari Imana ishobora byose, niyo itanga uburyo, niyo itanga inzira, niyo itanga icyerekezo. Hanyuma rero ngo akora ikosa rikomeye, Imana iravuga ngo nzaguhana kandi nguhanagureho n'abagukomokaho bose. Aho harimo ijambo rivuze ngo icyo ni igihombo gikomeye cyo kwanga kugendana n'Imana. Iyo umuntu agendanye n'Imana, Imana imugenera ubuzima, kandi ubwo buzima yamara kumugenera ikamushakira n'uburyo agomba kububamo kandi neza. Ndagira ngo rero dusengane tubwire Imana ngo guhera none uturinde kwibagirwa no gutakaza ibyiringiro byatuma tutagendana nawe. Niyo mpamvu Daniel yavuze ngo abantu bazi Imana ya bazakomera, niba mara gukomera bakora ibintu by'ubutwari. Reka nkubwire, nta kindi Imana igusaba nuko wakora iby'ubutwari kandi mu gihe cyawe, kuko ejo sahawe. Umuntu akakubwira ati ngewe ndabikora ndabitegura kwezi kwanjye, ubu kwezi gutaha uko nzabigenza, dore karandiriye yanjye nuko iteguye, umunsi wa mbere umunsi wa kabiri. Ni byiza, kandi no kuba utagira imibare, no kuba udategura, no kuba utagira plan ntabwo ari byiza pe. Ariko yitegura, ariko uyiharire Uwiteka, uyereke Imana, ubwira Imana ngo ndashaka kugendana nanjye, ndashaka ko aba ari wowe wuzuza inshingano, kuko ari wowe bishoboye. Ni wowe wabana nanjye, ni wowe washoboza ko ibintu mbikora, ni wowe wandindira ubuzima, ni wowe wampa imibereho myiza, ni wowe wampa umwuka mwiza, ni wowe wampa ubuzima buzima, ni wowe wampa amagara mazima. Imana itabikoze ntacyo wageraho. Ariko ndashimira Imana ko turi kumwe nawe, tugiye gusengana nawe, ukabwira Imana ngo mu buzima bwanjye bwa buri munsi shoboza kugendana nawe, shoboza kugendana nawe.
shoboza kugendana nawe. Imana iduhane umugisha. Reka dusenge kandi twinginga Imana. Mwami Yesu Kristo, ndagushimiye kubw'ubwoko bwawe bamaze kumva ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni rizima, ni umutsima utera imbaraga. Ndasenze kugira ngo buri wese aho yananirirwaga umuha imbaraga kandi mushoboze kugendana nawe. Guhera none uyu munsi umutsindire imbaraga zose zatuma atagendana nawe. Umwuka wera w'Imana namushoboze kandi amukomereza amaboko. Ubuntu bwawe n'urukundo rwawe bibane natwe muri byose, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mwari kumwe na Rev Pasteur Moise. Ndabakunda cyane. Shalom shalom. Pasteur Moise, ndabakunda cyane. Shalom shalom.